Mukunzi wacu ari nakora naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira ukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Kuri ubu ni inkuru nziza yasakaye mu banyarwanda bose, by'umwihariko abatuye akarere ka Bugesera. Mu karere ka Bugesera hasakaye inkuru nziza yongeye gushimisha abatuye kariya karere, aho kuri ubu ngubu hagiye kubakwa ikigo kije kongera kubafasha mu bijyanye n'iterambere ry'aka karere. Abaturage bacyumva iyo nkuru nziza bayakiranye yombi, aho bavuze ko akarere kabo karimo karagenda gatumbagira mu iterambere umunsi ku munsi. Uraza kumenya mbese icyo kigo kigiye kubakwa muri ako karere ka Bugesera cyatumye abaturage bongera kumwenyura ni ikihe? Ese kubera iki cyajyanwe mu karere ka Bugesera? Icyo tugusabye rero cyangwa mpora nkwisabira nuko wareba munsi y'iyi nkuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka dufate akaruhuko, turaza tubabwira byinshi kuri iyo nkuru nziza yatumye abatuye akarere ka Bugesera bongera kumwenyura, bakemeza ko aka karere kabo karimo karagenda gatumbagira mu iterambere umunsi ku munsi. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere nguhe ikaze mukunzi wacu. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Icyo buri gihe duhora tugusaba, reba munsi y'aya makuru yacu tugenda tukugezaho umunsi ku munsi, urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mu karere ka Bugesera humvikanye inkuru nziza yatumye abatuye ako karere bongera kumwenyura, bitewe n'uko iterambere ry'aka karere ririmo riragenda ritumbagira umunsi ku munsi. Ni mu Rwanda, aho hagiye kubakwa ikigo cyiswe Isoko Peace Institute, kizaba kigamije gutangirwamo ubumenyi mu bijyanye n'amahoro ndetse no gufasha abanyamahanga kwigira ku rugendo rw'u Rwanda mu bijyanye n'ubumwe n'ubudaheranwa. Iyubakwa ry'iki kigo ryatangarijwe mu nama mpuzamahanga yabaye iminsi 3 yabereye mu mujyi wa Kigali muri iki cyumweru dusoje, yigaga ku kubaka amahoro binyuze mu biganiro n'inyigisho zitangwa mu mashuri makuru na za kaminuza. Yateguwe n'umuryango w'Abongereza ugamije kurwanya jenoside ku isi Aegis Trust ndetse na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu, Kaminuza y'u Rwanda ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bagiye batandukanye. Umuyobozi wa Aegis Trust mu Rwanda, Mutanguha Freddy, yasobanuye ko iki kigo kizaba ari kinini ugereranyije n'urwibutso rwa jenoside rwa Kigali, kikazabasha kwakira abantu benshi bakigana. Ikigo Isoko Peace Institute kizatangira kubakwa muri 2026, kimara imyaka 3 cyubakwa, aho kizuzura gitwaye miliyoni 40 z'amadolari, harimo nayo kizakoresha mu gihe cy'imyaka 5. Iki kigo kizubakwa mu karere ka Bugesera, aho abayobozi ba Aegis Trust bagaragaza ko bahisemo aka karere nk'ahantu habereye jenoside yakorewe Abatutsi kuva kera, ariko ubu hakaba harateye imbere mu bikorwa byo kubanisha abayigizemo uruhare ndetse n'abayirokotse. Ubuyobozi bwa Aegis Trust butangaza kandi ko iki kigo cyegerejwe
hakoreshejwe ikibuga cy'indege mpuzamahanga kiri kubakwa mu karere ka Bugesera mu rwego rwo kohereza abanyamahanga kujya bagisura uko baje kuri iki kibuga. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yavuze ko icyo kigo cyitezweho kuba umusemburo w'impinduka mu kwigisha amahoro n'ubudaheranwa bw'u Rwanda. Mu magambo ye yagize ati: iki kigo kizahuza abakuru n'abato bashobora kubigisha indangagaciro zisigasira ubumwe kandi zifasha uko abantu bashobora kubana. Si ngombwa ko abantu batekereza kimwe byanze bikunze, ariko igihe bahuriye mu gihugu hari ibibahuza byanze bikunze. Dr Bizimana yongeyeho kandi ko kizajya cyakira inama nini zitandukanye zijyanye n'ubumwe n'amahoro ndetse no gutangirwamo ibiganiro n'amasomo atandukanye byiga ku mahoro mu gihugu. Aka karere ka Bugesera gahana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, kakaba kari no kubakwamo ikibuga mpuzamahanga cy'indege. Ni kamwe mu turere dukunze gutemberezwamo abashyitsi benshi baba basuye u Rwanda, ari nayo mpamvu harimo kuzamo ibikorwa remezo bigiye bitandukanye. Abatuye muri aka karere ka Bugesera bakimara kumva iyo nkuru bayakiranye yombi, aho bemeza ko aka karere kabo karimo kugenda gatumbagira mu iterambere umunsi ku munsi. Murabizi ko aka karere ari kamwe mu Rwanda gasigaye gatuyemo ibyamamare bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda, bitewe n'isuku irimo iragenda iharangwa umunsi ku munsi. Si ibyo gusa, kuko n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame nawe ari mu basigaye batuye muri aka karere ka Bugesera. Reka ngomeze ngushimire wowe wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, ari nako buri gihe tuhora tugusaba kureba munsi y'aya makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reba munsi yayo urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mugire ibihe byiza kandi Imana ijye ikomeza ibarinde umunsi ku munsi.